kimwe mu by'ingenzi bitandukanye abantu n'inyamaswa z'igasozi nuko abantu bafite aho bataha n'aho babarizwa mu gihe izi nyamaswa zo zishobora kuba hariho hose. Twebwe abantu nazo duhuje intego kandi tubaho dushaka ikintu kimwe: kubaho no kuramba ku isi. Gusa zo ziba ahantu hariho hose mu mashyamba no mu bisambu, mu gihe twebwe ubwo buzima twaburenze. Abantu babayeho bwa mbere, ni ukuvuga mu myaka miliyoni 3 ishize, nabo babagaho nk'izi nyamaswa z'igasozi. Ntaho bagiraga batura, babagaho bagenda mu mashyamba, bakaryama aho bageze, ejo bakaryama ahandi. Umuntu ni umunyantege nke cyane umugeranije n'izindi nyamaswa. Nta nzara zikomeye kandi ndende dufite zishobora kudufasha kurwana n'inyamaswa yadusagarira. Nta menyo, nta mahwa, nta mbaraga. Icyo dufite ni ubwonko buteye imbere kurusha izindi nyamaswa, ni ububasha bwo kwishyira hamwe hagati yacu tukabasha gukora ibyo zo zitakora. Uko abantu bagiye basimburana ku isi mu myaka myinshi, imiterere y'imibiri yabo nayo yagiye ihindagurika, ubwonko bwabo nabwo bugenda burushaho gutera imbere. Ibi birumvikana cyane. Imitekerereze n'imibereho y'abantu bejo bundi mu mwaka w'1900 ntabwo ari imwe imitekerereze n'imibereho yacu uyu munsi mu 2022. Iki gihe mu myaka miliyoni 3 ishize nabwo abantu bariho niko bahindukaga. Byageze aho havuka abantu batagitungwa no guhiga no guhora bagenda mu mashyamba gusa. Havuka abantu bafite ubwonko buteye imbere, bavumbura ubundi buryo bw'imibereho. Batangira gukora ibikoresho nko guconga amabuye bakoragamo ibikoresho biborohereza ubuzima. Niba baricaga inyamaswa bakoresheje inzara, batangiye kujya bazihigisha amabuye atyaye. Bamenya kuboha imigozi yo kuzizirika. Bamenya kwikinga impu z'izo nyamaswa ngo birinde ubukonje cyangwa se ubushyuhe bukabije. Bageraho bavumbura umuriro, batangira kurya ibitetse. Kugeza mu myaka 1012 ishize ubwo abantu batangiraga guhinga. Ubuhinzi nibwo bwahinduye imibereho yabo yose uko yakabaye. Bwatumye ibiribwa byiyongera, intungamubiri ziraboneka, ubwonko bwabo butera imbere, bamenya ubwenge buruseho. Kubera ko bagombaga kuba hafi y'imirima yabo kugira ngo bayirinde, bakurikirane ibihingwa, basarure, bahunike, gutura biravuka. Nguko uko imiturire yatangiye, abantu bava ku kuba miliyoni 5 bari bo mu myaka 1010 ishize bagera kuri miliyari hafi 8 turi uyu munsi. Benshi dufite aho dutuye hazwi, handitswe mu bitabo by'ubuyobozi. Twajya aho dushaka hose ku isi, ariko tuzi neza ko aho twita mu rugo cyangwa si wacu ari ahantu twavukiye cyangwa twahisemo gutura. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Mu kanya navugaga ko benshi mu batuye isi bafite aho batuye cyangwa se aho bita mu rugo. Navuze benshi aho kuvuga bose, kubera ko hari abantu batagira aho batuye cyangwa se ahitwa mu rugo. Abantu babaho bagenda, bakaryama aho bageze, ejo cyangwa ejo bundi cyangwa ikindi gihe kizaza bakimuka bakajya ahandi. Bibarwa ko ku isi hari abantu bari hagati ya miliyoni 30 na miliyoni 40 babaho muri ubu buryo bagenda. Uyu munsi twateye imbere cyane, tuzi kubaho ubuzima bworoshye, tureba televiziyo, dukoresha internet, twanagiye ku kwezi, ariko hari abantu bitewe n'umuco, imyemerere, imyumvire cyangwa imirimo bakora bahisemo kutabaho ubuzima nk'ubu bwacu. Hari abakibaho mu mashyamba bahiga, bari muri Amerika y'Epfo, muri Afrika y'Epfo no muri Afrika yo hagati. Umubare wabo wagiye ugabanuka kubera iterambere, ariko baracyahari. Hari abadatuye kubera ko basa n'ababereyeho ubworozi bwabo. Boroye inka, ihene cyangwa se intama, bakabaho bagendana nazo bazishakira inzuri. Uyu munsi baba hano kuko ariho hari ubwatsi n'amazi, ejo byashira bagahaguruka bakajya ahandi, gutyo gutyo. Aba nibo bagize umubare munini w'abantu badatuye, babita nomade. Benshi bari muri Afrika y'Uburengerazuba no muri Aziya yo hagati. Muri Iran babarirwa muri miliyoni. Ni ukuvuga ko 1.5% by'abanya-Iran ari abantu babaho batagira aho batuye. Babaho bagenda baragiye intama zabo. Mu butayu bwa Sahara naho hari abantu nk'aba ngaba babaho bagenda mu butayu, batunzwe n'ubworozi n'ubucuruzi. Ntabwo umubare wabo ntakuka uzwi, kubera ko bamwe muri bo bagiye bahitamo kuva muri ubu buzima bakajya gutura mu migi iri hafi y'ubwo butayu, bakiga kubaho nkatwe twese dutuye.
aba bantu babaho bagenda muri ubu butayu barimo abo mu bwoko bwitwa Bedouin, Abatuareg, Abatsigane n'abandi. Ni gute abantu bashobora kuba ahantu nk'ahangaha mu butayu hashobora kugira °C 60 z'ubushyuhe? Ni gute abantu baba ku butaka bw'ingumba butagira ikibumeraho, butagwaho imvura, aho amazi aboneka mu magana y'ibirometero? Imibiri y'aba bantu iteye ite ugereranije n'iyacu? Babaho bate? Mbere y'umwaka w'2000, mbere y'uko Yezu Kristo aza ku isi, Sahara yari ubutaka butoshye bwariho ibimera, imigezi n'ibiyaga. Nyuma yaho, ubwo hatangiraga kumagara, imibereho y'abari bahatuye nayo yatangiye guhinduka. Kubura kw'amazi n'ibimera byatumye abari bahatuye batangira kubaho bagenda, bakajya bimuka bihoraho bakurikiye ibimera, amazi n'ibindi bitaboneka mu butayu. Korora ingamiya biri mu byabafashije kubaho muri ubwo buzima bwo mu butayu. Benshi muri aba baturage bagiye bimuka bahunga ubutayu, ariko hari abahagumye. Mu majyepfo ya Libya, mu majyaruguru no mu burengerazuba bwa Mali na Niger, no mu majyepfo ya Algeria haba bitwa Abatuareg. Uzababona ku mafoto bahora bambaye ibitambaro bipfutse umutwe wose hagasigara isura. Ni mu rwego rwo kwirinda umucanga wo mu butayu kubera ko haba umuyaga uzamura umusenyi mwinshi. Mu burasirazuba bw'ubu butayu haba bitwa Abatubu. Aba banaba mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Libya no mu burasirazuba bwa Chad. Sahara iri mu bice byatuwemo n'abantu bwa mbere kuri iyi si. Gusa abahatuye mbere bagiye bahava uko hagiye hahinduka ubutayu. Igikorwa cy'ingenzi cyakorwaga hano cyari ubucuruzi bwahuzaga Afurika y'abirabura yari ikize cyane kuri zahabu, umuringa n'amahembe y'inzovu. Ibi bicuruzwa babigurishaga n'ababaga mu majyaruguru ya Afurika. Abantu babaga muri ubu butayu bwa Sahara nibo bonyine bari bafite ubushobozi bwo gukora ingendo ndende ku ngamiya zahuzaga ibi bice byombi bya Afurika. Ibicuruzwa bivuye muri Sahara byagurwaga cyane cyane n'Abaromani banashinze iguriro rikomeye cyane rya Marseille. Ubu ni icyambu gikomeye cyane cyakira amamiliyoni y'ubwato buri mwaka n'amatoni menshi cyane y'ibicuruzwa. Sahara nibwo butayu bunini kurusha ubundi bwose bwo ku isi. Kilometero kare miliyoni 9 kuva ku nyanja ya Atlantique mu burengerazuba kugera ku nyanja itukura mu burasirazuba. Kuba hano ni ukuba wizeye ko umubiri wawe ushobora kwihanganira ubushyuhe bushobora kugera kuri °C 50. Uba ugomba kumenya guhangana n'umuraba w'umucanga cyangwa se w'umusenyi, aho umuyaga uhuhana ingufu nyinshi ukazamura umusenyi mwinshi nk'uko umuraba uzamura amazi mu nyanja. Kugenda mu butayu uba ugomba kuba ufite ubuhanga buri hejuru bwo kumenya ibyerekezo, kubera ko nta mihanda ihari iriho ibyapa bigaragaza amerekezo, cyane ko nta n'ahantu hazwi mu butayu nk'uko hano tuba dufite amazina y'ahantu haba abantu, hari n'ibikorwa remezo bikora nk'ibimenyetso ndangamerekezo. Hano umuntu nta kintu kinini yashobora igihe adafite inyamaswa yitwa ingamiya. Shamo n'iyitwa dromadaire, inyamaswa ishobora kwikorera ibiro 200. Shamo iba ari inyamaswa ndende ishobora gupima metero 2 z'uburebure, iba ifite amapfupfu cyangwa se amashyundu 2 ku mugongo, mu gihe dromadaire yo iba ifite ishyundu rimwe. Ni inyamaswa 2 zisa zitandukaniye kuri aya mashyundu zikomoka mu muryango umwe, les camelidae. Shamo ni inyamaswa iba cyane mu bice by'ubutayu bwo muri Aziya yo hagati, guturuka muri Turukiya kugera mu burasirazuba bw'Ubushinwa. Ni inyamaswa izi kwihanganira ubukonje bukabije. Iyitwa dromadaire yo ifite umubiri wihanganira ubushyuhe bukabije kurusha izindi nyamaswa. Yatangiye kororwa mu myaka 3000 ishize. Uyu munsi dromadaire nyinshi ziri mu butayu bwa Sahara, mu bihugu byo mu majyaruguru ya Afurika, mu burasirazuba bwo hagati no mu Buhindi mu butayu bwa Thar. Kera abacuruzi bahoze bagenda mu butayu bwa Sahara cyane bajyanye ibicuruzwa mu majyaruguru ya Afurika. Ingamiya nyinshi nizo zikoreraga ibyo bicuruzwa. Kuva mu majyepfo ya Maroc kugera hitwa Tombouctou muri Mali bahagendaga nibura amezi 3 mu butayu. Itsinda ry'ingamiya zikoreye ibicuruzwa zinatwaye abantu
baryita karavane. Karavane yashoboraga kuba igizwe n'ingamiya 1500. Ibicuruzwa batwaraga byabaga birimo isukari, icyayi, umunyu, zahabu. Ni ubucuruzi bwatangiye mbere y'uko Yezu Kristo aza ku isi, bwarangiye ejo bundi mu 1970. Ingamiya ni inyamaswa ifite umubiri wize kubaho mu butayu, mu bushyuhe umubiri wa benshi muri twebwe udashobora kwihanganira. Umubiri w'ingamiya wanameze bimwe mu bice biwufasha guhangana n'ubushyuhe bukabije: umusenyi, amahwa n'amabuye yo mu butayu. Urugero, inyamaswa zigendera ku maguru ane niyo ziba zifite yonyine, ariko ingamiya kubera kuba mu butayu, hagati y'amaboko yayo aho wagereranya no mu gatuza ihafite akantu kabyimbye gakomeye nk'ibipfukamiro byayo kitwa kerkra mu Cyarabu. Gafite uruhu rukomeye ruyirinda kotswa n'umusenyi wo mu butayu, kujombwa n'amahwa cyangwa se kuba yakomeretswa n'amabuye igihe iryamye. Ifite ingohe ndende zirinda gutokozwa n'umusenyi mu butayu. Ifite ubushobozi bwo gufunga imyenge y'amazuru yayo igihe haje umuyaga mwinshi uzamura umusenyi mu butayu. Ifite iminwa minini cyane kandi miremire yifasha kurya ibyatsi bikomeye byumye cyangwa se kurya amahwa ntikomereke. Ibinono byayo ni bigari cyane ku buryo kugenda urugendo rurerure mu butayu bitayigora. Ihaka amezi 15. Mu gihe cy'itumba ibishobora kumara iminsi iri hagati y'10 na 15 itaranywa amazi kandi igenda urugendo rurerure inikoreye. Iyo ibonye ibyo kurya bihagije, ibishobora kumara amezi 3 itaranywa amazi kuko iba iyabona mu byo irya. Mu mpeshyi bwo ibishobora kumara iminsi iri hagati y'2 n'3 itaranywa amazi. 2 à 3 jours. Iyo yabonye ibishobora kunywa nibura litiro 100 z'amazi mu minota 10. Umubiri wayo ufite ubushobozi bwo kugabanya ubushyuhe bwawo. Iyo ifite °C 42 z'ubushyuhe, umubiri wayo ubushobora kuzigabanya, ubu bushyuhe bukamanuka bukagera kuri °C 34. Ibi bifasha kurondereza amazi yo mu mubiri wayo. Ntandi mahitamo ibifite ibigomba kurondereza aya mazi kubera ko iba ahantu haba amazi make ashoboka kandi bigomba gukomeza kubaho kandi ikora akazi k'ingufu. Izindi nyamaswa z'inyamabere igize ibyago igatakaza 15% by'amazi yo mu mubiri wayo ihita ipfa. Ingamiya ishobora gutakaza 30% by'amazi yo mu mubiri wayo igakomeza kubaho. Gusa ibi nabyo bibaho gake gashoboka kubera ko umubiri wayo ufite ubushobozi bwo kugabanya icyuyubira. Ku muntu, umubiri wacu ukoze ku buryo uba umeze neza cyangwa se ukora neza iyo ubushyuhe bw'imbere muri wo butarengeje °C 37. Iki gihe nibwo bitekerezwa ko uwo mubiri ari muzima. Niyo mpamvu mu gihe bapimaga umuriro imbere y'ahahurira abantu benshi mu kwirinda COVID-19, iyo basangaga urengeje °C 37 batangiraga gukeka ko ufite ikibazo runaka. Umubiri w'umuntu iyo urengeje °C 37 z'ubushyuhe utangira kubira icyuya mu rwego rwo kugabanya ubwo bushyuhe. Ingamiya yo iba ifite ubuzima bwiza iyo ubushyuhe bw'umubiri wayo buri hagati ya °C 34 na 42. Yo itangira kubira icyuya iyo ubushyuhe bwo mu mubiri wayo burengeje °C 42. Abazi cyane iby'ubuzima bw'inyamaswa barabazi basanga ifite ubushobozi bwo kurondereza cyangwa se kubika litiro 5 z'amazi buri munsi. Dore uko ibigenza: iyo yumvise itangiye kugira icyaka, igabanya umuvuduko umutima wayo utereraho. Kubera ko umutima ukenera amazi menshi kugira ngo ushobore gutera, iyo umuvuduko wawo ugabanutse, ako kanya ibihaha byayo nabyo bihita bigabanya gukora, kandi kugabanuka ko gukora kw'ibihaha bivuze kugabanya ingano y'amazi umubiri wakoreshaga, kubera ko buri gihe uko ihumetse, uko isohoye umwuka, ibisohoye amazi ariko yamaze guhinduka umwuka. Bivuze ko iyo igabanije guhumeka, ibigabanije ingano y'amazi yakoreshaga. Kuba mu butayu kandi bisaba ingamiya kwihanganira ubushyuhe bushobora kurenga °C 50. Ubwonko bw'umuntu bwagorwa cyane no kwihanganira ubushyuhe bungana gutya. Mu mutwe w'ingamiya harimo icyo wagereranya na kizimyamoto. Iyo ikuruye umwuka ukinjira mu mazuru, uragenda ugakonjesha ibice byose biri mu nzira zo mu mazuru. Amaraso arimo kunyura aho ngaho mu mazuru nayo ahita byungukiramo kubera ko ahita akonjaho gake. Imitsi iva mu mazuru imanuka yerekeza ku mutima inyura inzira yihariye isa n'ubusamo
igirwa n'izindi nyamaswa gusa zitari abantu. Iyi mitsi inyura inzira ihura n'umutsi ujya ku bwonko. Bivuze ko niba iyo mitsi irimo amaraso yakonje ihura n'umutsi ugaburira ubwonko nabwo buhita bubyungukiramo ntibushyuhe cyane kubera ko bukonjeshwa na ya mitsi yafashe ubukonje buturutse mu guhumeka. Ku mugongo w'ingamiya dromadaire haba hariho ishyundu cyangwa se ikintu kibyimbye kimwe. Ku yitwa shamo biba ari bibiri, amashyundu abiri. Ririya shyundu rero riba ririmo ibinure, rishobora kujyamo ibiro 90 by'ibinure. Uko igenda inanirwa icika intege, ririya shyundu rigenda rigabanuka mu bunini. Iyi ingamiya itabashije kubona ibyirya biyihagije, itungwa n'ibinure biri muri ririya shyundu, ari nayo mpamvu iyo inaniwe cyangwa se ishonje rigenda rigabanuka. Abantu babaho bagenda mu butayu, iyo bagenda nta kintu na kimwe baba bafite kibayobora nk'ibyuma by'ikoranabuhanga dusanzwe dukoresha cyangwa se ikindi icyo ari cyo cyose. Dore uko bamenya inzira banyuramo. Bashobora kumenya aho baherereye barebeye ku kirere. Ku manywa bakurikira icyerekezo cy'izuba, mu ijoro bagakurikira inyenyeri. Ubundi buryo bakoresha mu kumenya aho baherereye ni ukurebera ku butaka. Bashobora kurebera ku birundo by'umusenyi cyangwa se bakarebera ahantu hashobora kuba haranyuze ingamiya niba hari abandi banyuzaho. Yaba abantu bibuze cyangwa se bayobye, abayobewe icyerekezo cyo kuganamo barareka ingamiya zabo zikabayobora, bazishyira imbere ubundi bakazikurikira. Ntabwo bazi uko zibigenza, ariko buri gihe ziba ziza aho zerekeza zikagera hari amazi cyangwa se hari ubwatsi. Mu butayu hari uduce ugeramo ukahasanga ibyatsi. Kiba ari igitsinsi kimwe cy'icyatsi runaka cyangwa se igiti kimwe ariko kikaba gihari. Ubuhehere buba mu mwuka wo mu butayu nibwo butuma bimwe mu byatsi bifite ububasha bukomeye bwo kwihangana byimeza bigakurira aho ngaho mu butayu, ahantu hataba imvura cyangwa se ikaba ari nke cyane. Mu butayu nta mazi ahaba nk'uko byagaragarira buri wese, ariko ibi bimera bibayo ntabwo ari ibyo ari byo byose, kubera ko ibibayo ni ibyo bita plante xerophile. Ni ibishobora kwihanganira ubutaka butagira amazi. Nko muri Sahara habayo ibiti byitwa Acacia radiana. Ni ibiti biba bikoze ku buryo bigira imizi imanuka hasi muri metero 40 mu butaka ahashobora kuba amazi. Metero 40 z'ubujyakuzimu, ubwo nibura n'uburebure bureshya n'igorofa y'amazu 8. Reka iby'ubu burebure tube turetse kubivugaho, ahubwo twivugire ku mazi. Mu butayu hari amazi, icyo bisaba no gucukura gusa. Aya mazi ava he? Mwibuke ku misozi yo mu bice by'amajyaruguru y'isi, mu itumba hazaho urubura. Mu rugaryi urwo rubura rurashonga. Rimwe na rimwe aya mazi aruvuyemo amanuka mu butaka, ako kanya ubutayu buri hafi aho bugahita buyagotomera. Ubutayu kandi bunigirira ubundi bubiko bw'amazi buba bumaze imyaka myinshi cyane kandi buri hasi cyane mu bujyakuzimu bwa kure. Amasoko yo mu butayu aba hasi nko muri metero 1000. Aba ari amazi ahamaze imyaka igera mu 1000. Ku isi hari ubutayu bushobora kumara imyaka 50 butaguyemo igitonyanga na kimwe cy'amazi. Muri Sahara ho iginyuzamo ikagwa. Twongere tuvuge ku ngamiya. Abantu baba mu butayu bagenda, izi ngamiya nizo zibafasha kumenya ibimera byiza cyangwa se bibi. Nubwo haba ubushyuhe bwinshi, ariko umubiri w'umuntu nawo ufite ubushobozi bwo guhangana n'ubushyuhe bukabije. Twigeze kubivugaho ko bisa naho umubiri w'umuntu ufite agakoresho gapima ubushyuhe ku buryo budakunda kurenga °C 37. Iyo burenze umuntu ahita abimenya. Udutsi dutwara amaraso tuba mu ruhu turakweduka mu bugari. Amazi ndetse n'imyunyungugu ibiri mu maraso ihita yitandukanya n'ayo maraso ikigira mu nzungano zivubura ibyuya, glande sudoripare. Aya mazi arimo imyunyungugu cyangwa se arimo umunyu niyo asohoka nk'icyuya. Niyo mpamvu umuntu abizi icyuya cyinshi iyo gikamye ku mubiri we ubonaho umunyu. Ni umunyu wa nyawo. Icyuya iyo gisohotse mu mubiri ukakibona hano inyuma, ubushyuhe buri mu mubiri wawe ntabwo buhita butangira kumanuka ngo nuko icyuya cyasohotse. Ubushyuhe butangira kugabanuka iyo cya cyuya cyasohotse gitangiye gukama, kigahinduka umwuka, kikavaho ukakibura. Icyuya kiri ku mubiri w'umuntu kugira ngo gikame kireke kuba amazi ahubwo gihinduka umwuka, kiba gikeneye ingufu.
izo ngufu kijya kuzikurura mu mubiri. Izo ngufu gikurura mu mubiri ni ubushyuhe. Iyo kizikuruye rero ni ukuvuga iyo gikuruye ubushyuhe mu mubiri, birumvikana ubushyuhe bwo mu mubiri wawe buragabanuka. Aribyo bisobanura ko icyuya aricyo gikura ubushyuhe mu mubiri w'umuntu, ari nabyo bisobanura kandi uburyo ubushyuhe bw'umubiri w'umuntu budakunda kurenga °C 37, kubera ko iyo burenze umubiri urabugabanya ukoresheje icyuya. Ibi binasobanura impamvu iyo hashyushye aho kunywa ibikonje ari byiza ahubwo kunywa ibintu bishyushye. Abantu bagirwa inama yo kunywa ibishyushye niba bashaka kugabanya ubushyuhe bwo mu mibiri yabo. Abantu baba mu butayu nk'Abatuareg, Abatsigane n'abandi bakunda kunywa icyayi cyane kandi bari ahantu hakunda gushyuha. Iyo unyoye ibintu bishyushye kandi hashyushye uba wongereye ubushyuhe bwo mu mubiri wawe, nibyo. Gusa kongera ubu bushyuhe bisunikira umubiri kubira icyuya gihita kivoma bwa bushyuhe mu mubiri, bigatuma bugabanuka vuba. Ariko iyo unyoye ibikonje igihe hashyushye uba woherereje umubiri wawe ubukonje, umubiri ukumva umerewe neza mu gihe gito. Umubiri uhita uhagarika kubira icyuya, maze bwa bushyuhe bwari buwurimo bukawugumamo. Niba bwari bwarenze °C 37 zikagumamo cyangwa se zikagabanuka ku muvuduko muto cyane. Bibarwa ko mu bihugu bidashyuha cyane kandi bidakonja cyane, umubiri w'umuntu utakaza santilitiro 75 z'amazi ku munsi zigendeye mu kubira icyuya. Mu butayu ahari ubushyuhe bukabije bushobora kugera kuri °C zirenga 50, umubiri w'umuntu ushobora gutakaza litiro 10 z'amazi agendeye mu by'uyu muntu abira. Izi litiro 10 zishobora gutuma umuntu abura amazi mu mubiri. Dore uko bigenda iyo umubiri wawe utangiye kubura amazi. Ingano y'amaraso yawe, volume, ihita igabanuka. Iyo umutima wawe ubonye amakuru y'uko amaraso yabaye make, utangira gutera ku muvuduko munini cyane kugira ngo ushobore guha amaraso arimo oxygene ibice by'umubiri biyakeneye. Kugira ngo umubiri ukuremo icyo cyuho cy'ibura ry'amazi mu mubiri, utunyangingo twose tw'umubiri wawe buri kose gatangira kwigomwa ingano runaka y'amazi kari gafite. Birumvikana iyo kigomwa amazi runaka gahita gatangira gukora nabi. Iyo ibingibi bibayeho ku tunyangingo two mu bwonko rero biba bibi cyane. Umuntu atangira kudahuza ibyo areba n'ibirimo kuba mu by'ukuri. Ibintu byose utangira kubibonamo amazi, ugatangira kuvuga ibiterekeranye, rimwe na rimwe ukikubita hasi ugata ubwenge. Abantu baba mu butayu imibiri yabo iba yarize kubaho nk'inyamaswa n'ibimera byo mu butayu, nawe akenera amazi make. Ushobora kumara igihe kimwe n'umuntu uba mu butayu mwembi mutanyoye amazi, wowe ukagira inyota mbere watarayigira. Hari imwe mu mvugo abantu babaho bagenda mu butayu bagira imeze nk'ihame bagenderaho. Uzurira ingamiya yawe ari uko unaniwe koko, uzarye ari uko ushonje, kandi uzanywa amazi gusa ari uko ufite inyota. Ni ukuvuga ko ibintu byose mu butayu bikwiye kuronderezwa. Mu butayu ubushyuhe bushobora kurenga °C 50. Iyo ubushyuhe bugeze kuri uru rwego n'izuba ari ryinshi, ushobora kureba mu ntera ndende imbere yawe ukabona ibimeze nk'ikiyaga cyangwa se inyanja. Hari abantu bagenda mu butayu ku zuba ryinshi, yareba imbere ye aho arimo yerekeza akabona ikimeze nk'ikiyaga cyangwa se inyanja. Akihuta yishimye yumva abonye amazi, ariko akabona atarimo kugera kuri ayo mazi arimo kubona imbere ye. Umunsi wose ukarinda ushira akibona amazi imbere ye ariko atayageraho. Nta mazi aba ahari, ahubwo ni ibyitwa mirage. Mirage biva ku ijambo ry'ikilatini mirror cyangwa se mirari, bivuga kwitegereza. Iri ni naryo jambo rivaho miroir, indorerwamo. Mirage cyangwa se kubona inyanja cyangwa ikiyaga mu butayu kandi mu by'ukuri nta n'igitonyanga na kimwe kiriyo, bituruka ku rumuri rw'izuba n'umwuka uri mu butayu. Mu bihe bisanzwe iyo izuba rimuritse ku kintu icyo ari cyo cyose, icyo kintu kimuritsweho gisubiza inyuma urwo rumuri rukagenda rukurikiye umurongo ugororotse. Buri ruhande rw'ikintu kimuritsweho rusubiza inyuma imirasire myinshi y'izuba cyangwa se y'urumuri rukimuritseho mu byerekezo byinshi kandi ku mirongo igororotse. Gusa agace gato k'urumuri rugaruwe n'icyo kintu kimuritsweho niko umuntu urimo kureba icyo kintu ashobora kubona. Ku manywa y'ihangu iyo izuba riva,
ushobora kubona ikintu kiri kure bitewe n'uko icyo kintu kimuritsweho hari urumuri rw'izuba cyakiriye kikarusubiza inyuma, rumwe rukaza rugana mu cyerekezo wowe urimo kwitegereza uherereyemo. Ibi ni ibibaho mu bihe bisanzwe. Uku niko tubona ibyo tubona byose ku manywa cyangwa se mu ijoro iyo hari urumuri. Mu mwijima nta kintu ubona kubera ko nta rumuri ruba ruhari ngo rumurike kuri icyo kintu ngo nacyo kirusubize inyuma rukugereho ushobore kukibona. Kugira ngo wumve neza ibi ngibi biragusaba gutekereza uburyo wireba mu ndorerwamo iyo hatabona, iyo ari mu mwijima. Iyo ushaka kwireba ari mu mwijima ukoresheje itoroshi, ntabwo itoroshi uyitunga ku ndorerwamo ahubwo uyitungaho urumuri rukagukubita mu maso, isura yawe ikarusubiza inyuma rukinjira mu ndorerwamo ubundi ukibona. Ibi niko bigenda mu bihe bisanzwe iyo nta tandukaniro ry'ubushyuhe rihari hagati y'ubutaka n'amaso y'uwitegereza. Mu butayu ahari izuba n'ubushyuhe bwinshi ho ntabwo ari uko bigenda. Ubutaka bwo mu butayu inshuro nyinshi buba bushyushye cyane. Ubushyuhe bw'ubutaka bwo mu butayu bugenda bugabanuka uko uzamuka uva ku butaka ugana mu kirere. Ubushyuhe bwo muri metero 3 uvuye ku butaka mu butayu ntabwo bungana n'ubushyuhe bwo ku butaka aho abantu bakandagiza ibirenge. Ibi bivuze ko uko uva ku butaka uzamuka haba hagiye hari kushe cyangwa se ibice by'umwuka bishyushye mu buryo butandukanye. Kuba iyi myuka itandukanye mu bushyuhe rero bitewe n'aho iherereye mu butumburuke uvuye ku butaka, bituma iyo izuba rimuritse ku kintu runaka nacyo kikohereza urwo rumuri mu byerekezo byose. Iyo urwo rumuri rugaruwe na cya kintu rugeze kuri ya myuka ifite ubushyuhe butandukanye, ruhindura inzira. Ibi nibyo bibaho iyo ishyize ikintu runaka nk'ikiyiko, ikaramu cyangwa se agati mu kirahure cyuzuye amazi. Iyo witegereje icyo kintu ubona kimeze nk'icyavunitsemo kabiri. Ushobora no kuzabibona nutambuka ku kidendezi cy'amazi cyangwa se ku ndobo y'amazi izuba ririmo kuva. Ushobora kuzibona mu mazi nk'indorerwamo ariko usa naho wavunitsemo kabiri kubera ko imirasire igarurwa n'igice cy'icyo kintu kiri mu mazi iva mu mazi ikagera hanze yayo ahari umwuka. Iyi mirasire ibihinduye aho yari iri bigatuma ihindura icyerekezo. No mu butayu iyo hari izuba ryinshi n'ubushyuhe bwinshi nuko bigenda. Ishusho y'ikirere kimuritswe n'urumuri rw'izuba iramanuka igahura na ya myuka iri mu byiciro bitandukanye by'ubushyuhe, igahita ihindura icyerekezo ikakugera mu maso icuritse, wowe ukayibona imeze nk'ikiyaga cyangwa se inyanja rwagati mu butayu. Ibi nibyo bita mirage. Ibyo ubona nk'inyanja cyangwa se ikiyaga mu butayu kiba ari ikirere. Iba ari ishusho y'ikirere yamanutse igahura n'ubushyuhe buri mu ngano zitandukanye, ukayibona imeze nk'ikiyaga cyangwa inyanja. Mu butayu by'umwihariko muri Sahara hashobora gushyuha kurenza -50 ku manywa, ariko mu ijoro hagakonja ku buryo ubukonje bushobora kugera kuri -0. Ibi byose biterwa n'umusenyi. Umusenyi ntabwo witwara neza cyane mu birebana no guhindura ingano y'ubushyuhe. Ku manywa iyo izuba rivuye, umusenyi cyangwa se umucanga ushyuha vuba cyane kandi ugashyuha cyane. Ariko mu ijoro iyo izuba rirenze, uyu musenyi cyangwa se umucanga urekura bwa bushyuhe ku muvuduko munini cyane, maze ugahita ukonja cyane kurenza uko twebwe dukonja. Ubu butaka bwacu bwo kubera ko buriho ibimera, iyo izuba rivuye ritinda kubugeraho bugatinda gushyuha kubera ko butwikiriwe n'ibyatsi n'ibiti. Butinda gushyuha, ari nayo mpamvu iyo izuba rirenze bwa bushyuhe bwabwinjiyemo butinda kubuvamo kubera ko butangirwa n'ibimera n'ibiti biburiho. Abenshi mu bantu bamaze imyaka myinshi mu buzima bwo kubaho bagenda mu butayu by'umwihariko bwa Sahara ni aborozi babaga bashaka ubwatsi bw'amatungo yabo. Uyu munsi iyi mibereho irimo iragenda igabanuka ku muvuduko munini cyane. Abahoze babayeho muri ubu buzima barushaho gufata icyemezo cyo gushaka aho batura aho gukomeza kubaho bagenda. Gufata icyemezo cyo gutura biraterwa n'uko ibihugu bikora ku butayu bwa Sahara bigenda byagura imbago bigashinga imipaka rwagati mu butayu bwa Sahara ku buryo abantu babagaho bagenda badashobora gukomeza kugenda uko babishaka kubera ko kwinjira mu gihugu cy'amahanga bisaba ibyangombwa. Ikindi ni uko abana bavukira muri ubu buzima uyu munsi basanga bavukiye ku isi iteye imbere cyane ifite ikoranabuhanga rikomeye rituma bamenya amakuru y'ahariho hose ku isi, bakamenya ko hanze y'ubutayu hari ubuzima bwiza buruta ubwo mu butayu, bagahitamo kujya gutura. Naha dusoreje igice cya mbere muri iki kiganiro.